Yes mumeze mute bantu banjye, mumeze mute bakunzi b'Imanzi Media TV. Turabasuye kandi tubahaye ikaze hano kuri iyi channel. Niba wageze kuri iyi channel nta handi uzakura amakuru yizewe agenda avugwa muri showbiz, amakuru ya politike, amakuru agiye atandukanye mu bintu n'ibindi. Nahanga ku Manzi Media TV wahageze gumaho. N'ikimenyimenyi rero inkuru tubaza n'irimo trending hano mu Rwanda, muri East Africa no kwisose muri rusange, cyane ku bakunzi b'ibyamamare cyangwa ku bakunzi ba sinema nyarwanda. Ni inkuru y'umukinnyi wa filime y'icyamamare, umukinnyi w'amakinamico mwakunze cyane mukunda hano mu Rwanda, ariwe bita Papa Sava Nitega Gratien, uzwi ku izina rya Papa Sava cyangwa wamenyekanye ku izina rya Seburikoko. Inkuru irahari rero, inkuru ihari kandi yagishimisha abanyarwanda bagiye batandukanye. Nuko uyu Nitega Gratien yabaye akora ubukwe bw'igitangaza mu ibanga rikomeye. Ikiyongera akakora ubukwe akabukorana n'undi mukobwa w'icyamamare kazi muri sinema nyarwanda, wahoze akundana n'undi musitari w'umubyinnyi Titi Brown. Umukobwa nta wundi n'uwo bita Miss Nyambo. Rero aka kanya tuvugana amakuru yizewe turi gukura mu nguni zose z'aba social media influencers z'abantu bagiye batandukanye, nuko uyu Papa Sava amaze iminsi ari mu rukundo na Miss Nyambo wahoze akundana na Titi Brown. Nyuma yaho atandukanye na Titi Brown, Papa Sava yavuze ati reka uriya mwana ndeko namwipevera, dore ko abantu kwinda banshiraho igitutu, dore ko abanyarwanda bamaze igihe bamushiraho igitutu ngo nashaka amaze gusaza, dore ko nta cyabuza amafaranga afite imitungo. Ahita yihengekana Miss Nyambo rero bakundana mu ibanga rikomeye. Ubu tuvugana rero hakaba hari amakuru yizewe dufite yuko aba bombi, yaba Miss Nyambo na Papa Sava Seburikoko Nitega Gratien, bakoze ubukwe mu ibanga rikomeye, kandi ngaho hantu bakorewe ubukwe gufata amafoto ntibyari byemewe. Mbese twakibaza ngibi bimeze bite? Reka dutegereze turebe. Reka muri make tubanze tubagezeho Nitega Gratien ubundi ni muntu ki, then duhite tubabwira neza ibyiriya nkuru y'ubukwe ya Papa Sava na Miss Nyambo, abakinnyi ba filime b'ibyamamare bamenyerewe hano mu Rwanda. Yes, ni ukuvuga ngo uyu Papa Sava ni umuhanzi, ni umwanditsi, ni umukinnyi wa filime, akaba n'umusizi, mbese n'umuhemusi, ni umukinnyi w'ikinamico, akaba azwi ku izina rya Papa Sava cyangwa Seburikoko. Uyu Papa Sava ari mu bamaze kwigarura imitima ya benshi mu Rwanda. Yes, uyu Papa Sava rero nkuko twabivuze hejuru akunzwe muri filime zigiye zitandukanye. Ubu ngubu akaba ari umusore, ariko ubu ngubu tuvugana amakuru turi kugenda dutohoza ameze nk'ayizewe, nuko uyu musore w'imyaka igera muri 45 gutyo n'6, ubu ngubu tuvugana rwose ashobora kuba yasezeye icyiciro cy'ingaragu, akaba yakoze ubukwe. Uyu mugabo rero yavukiye mu karere ka Rulindo. Ubu ngubu akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, bimwe bavuga mu ndimi z'amahanga bachelor's degree, yakuye muri kaminuza y'u Rwanda mu yahoze yitwa KIE. Ubu ngubu ni University of Rwanda College of Education. Birumvikana ko yize uburezi. Uyu Papa Sava rero akunze kumvikana mu kinamico y'Itorero Ndamutsa, iriya kinamico ica kuri Radio Rwanda buri wa kabiri, aho akina ari umusaza cyangwa umugabo ukuze. Iyo bihujwe no kuba hari hakina yitwa Papa Sava muri filime ye bwite, hari abashobora kugira ngo ni umugabo wubatse ufite urugo n'abana, ariko siko biri, ko mu buzima busanzwe yari akiri ingaraga. Ariko tuvugana aya makuru tukaba turimo tugenda tuyakurura neza ko ubu ngubu atakiri ingaragu. Mu kiganiro rero nanone kiryoheye amatwi yigeze kugirana n'Inyarwanda, Nitega Gratien yavuze byinshi bijyanye n'umwuga we, bimwe na bimwe bitari bizwi. Yatangiye asobanura impamvu ikomeye yo kuba ahorana morale, ko ari ukubera ntacyo Nyagasani yamwimye, nta mpamvu yo kuba yahekenya amenyo ngo arakare cyangwa abure morale. Ikindi ni uko mu minota 5 gusa bimusaba kuba yatekereje icyaba kimubabaje, mu gihe adafite uko agikemura akakihorera, akakivaho agakomezanya n'ibindi. Umuhanga muri sinema nyarwanda ariwe Papa Sava yagaragarije Inyarwanda ko nta munsi n'umwe yigeze yumva yakoresha ijambo benshi bakunda gukoresha rifite amaganya n'agahinda rya yaba nari mpfuye. Kuri we Nyagasani asa n'umusingi w'ibibazo byose yibaza.
kuruta kwicira urubanza cyangwa kwibaza ibibazo adafite ibisubizo. Abenshi mu muzi nka Seburikoko, Sekaganda na Papa Sava kuko ari bimwe mu bihangano yakinyemo. Mu bintu bibiri yahuye nabyo atekereza kuba atakwifuriza undi muntu uwo ari we wese uhura nabyo, harimo amwe mu mateka yaranze igihugu atari meza, ariyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu mbamutima ze yagaragaje ko Inkotanyi ari ubuzima, aho Abanyarwanda bongeye kubona umucyo w'ubuzima nyuma y'umwijima wari ubazengurutse nta buhungiro. Icya kabiri atakwifuriza undi muntu ni ukuva mu buzima bwiza ukajya mu buzima bubi. Imwe mu ngorane yahuye nazo aho byageze hakajya guhingira amafaranga yo kuba yakomeza imibereho mu buryo bw'imirire no kubona ay'ishuri bisaba kuyahingira. Kuva mu mwaka w'1995 yatangaje ko yatangiye kubona umugisha kuri we, ari nabyo byabaye imbarutso ye yo gutangira guhanga kwandika, bitangira kumuha umusaruro agahembwa. Uyu mugabo yahishuye ko agasembu yafataho gusa afata akari butume atananirwa kwiyobora ngo birangire birangiye abo bari kumwe bamubonye ukundi kutari uko asanzwe agaragara imbere yabo. Nitegeka Gracie yagaragaje ko atemera neza igereranwa rya muzika nyarwanda na sinema kuko nta na kimwe wagereranya n'ikindi. Yasabye kugaragaza ishusho y'uko byari bimeze mu myaka ishize mu ruhando rwa sinema, agaragaza ko mbere mu myaka itambutse u Rwanda rukimara kwibohora byagoranaga kubona umunyarwanda ari uyoboye izo sinema. Avuga ko bakoreshwaga gusa mu kuzikina, bigaragara ko icyo gihe sinema itari yakagize ishusho yo kuba yashorwamo amafaranga. Yes, ni ukuvuga ngo uyu ni Nitegeka Gracie rero mwumvishe byinshi kuri we n'imbamutima ziwe, twe tubaciyeho muri make ibyerekeye Nitegeka Gracie. Ariko ikindi twabwana uko yari umusore, ariko ubu ngubu amakuru dufite nyine ni uko ashobora kuba nakoze ubukwe na kiriya cyamamare Miss Nyambo. Turacyakura amakuru neza, ariko nkuko mubona iyi foto muri screen yanyu bikubona ko ashobora kuba yavuye mu ngaragu. Iyi nkuru Abanyarwanda bakaba bayisamiye hejuru ndetse nta n'umwe itashimisha. Mwakoze kunkurikirana, nge nitwa Manzi Decreta, mukomeze muri stay in touch, ngenda mbaha amakuru uko asohoka. Yes, bye bye.